muganga ntibavuge yuko ari muri famiye ntibavuge ko ari muri leta, ariko urabona ko ibyo banditse birahura n'iby'abo muri famiye, abavuga ko ari abo muri famiye bakubwiye. Kuba rero umuntu baba bari batekereje ko yagiye hanyuma akagaruka, n'abaganga bajya bibeshya, hari n'igihe bashyingura umuntu muzima numva, so ntabwo ari byo byatuma rero dutarama ku binyamakuru, kuko byanze bikunze bitariho natwe twabura amakuru da, yego imbuga nkoranyambaga zaraje, ariko bariya nibo batuberamo hagati, nibura bakatugerera ku bayobozi bakababaza, so twari kubitera amabuye urakoze kwigarura. Yego ko murebe ntuzirongera irupdated, murebe The Crown. The Chronicles? Yego murebe irupdated. Yavuze ko yapfuye none agarutse. Ngo izi gari kugenda ngo turatwika singibi ibi none reka kubabwira ukuri, mugenda muhindura inkuru. Dore barahinduye ngo he's still alive. Dore umutima umuntu arapfa bagafata ipasi ese gato, nukuvuga ngo Godfather yaza kubatabaho akavuga ngo abantu bararanye inkuru ko ari mukuru ari ndayitabye Imana. Yego nende java ko ukuntu bafata ipasi reanimation, ukuntu ikorwa bafata umutima bagashyiraho ngira ngo byo ngira mwagiye mubona cyangwa ku mafilme na hehe, so ngo hari uburyo wenda ntabwo twari muri yo salle de soins intensifs ya Faisal, ariko hari ukuntu abaganga rwose umuntu apfa bagahaguruka bagashyiramo akabo n'Imana, umuntu bakamugarura, wenda nyuma yaho bakagenda bareba oxygene n'umutima ugaruka. Ibyo birashoboka yuko n'ejo bundi twakumva ameze neza, ariko abagiye bavuga yuko byarangiye muri icyo gihe cyose kugeza ubu ngubu, nabo ntabwo twabona yuko bashatse guca igikuba, ahubwo nibyo babonaga sur terrain. Ariko nanone kuba bagize iyo ntuza iyo skepticism yo kuvuga ngo ntabwo amakuru sinyizeye, ni byiza cyane ku buryo bibaye ngewe mbonye ari igitangaza ukuntu habeho gushidikanya. Hari abantu benshi, abanyamakuru ba JDBBO ba Gatete bose bari babivuzeho ku buryo buvuga yuko bafite amakuru yizewe, ariko ubu ngubu kameme ni byiza cyane kuba bigenze gutya. Na wa wundi nuza Aphrodis nawe arabutubwire, hanyuma noneho ubwo Aphrodis ageze story ihinduke. Okay, thank you so much. Twihuta reka dufate umuntu bita African Boy. Mwakoze Godfather n'abandi wese muteraniye hano. Ngira ngo hari umugabo umwe witwa Albert Einstein yaravuze ko muri monde ya tekinoloji isi zabituwe n'abantu batagira umutima. Impamvu mbivuze ni uko ubu abantu bose babaho batanguranwa ngo no ku breaking news, so ariko izo news ba breaking ubwazo ngira ngo kuvuga ibinyamakuru ubwabyo ntabwo ari ikibazo ko ibinyamakuru biri professional, ahubwo abanyamakuru nka Oswakim ni umunyamakuru yadufasha, ariko ngira ngo hari umwuga wabo, hari amategeko awugenga bivuga ko na source ya information nayo igomba kugaragazwa n'iki. Uretse byandi bantu bose basigaye bavuga ngo hari ibivugwa ngo ubundi umunyamakuru uri professionnel, nta hari ibivugwa ngo apana ko ikindi binyamakuru bigira umurongo editorial, yeka ko baba babikurikiza cyangwa se umuntu wafunguye mic umanure yamanutse komeza. Ikindi nkuko ujya ubivuga ngo we are the media now, uri kuvuga abantu mukoresha social media cyane. You are the media now kabisa, kuko yaba udahari abantu twese twari kujyana inkuru y'uko
Alemuku yitabye Imana. Ikindi ngira ngo Oswakim niwe wabikomojeho, n'abaganga bajya bibeshya niyo certificate de décès bakayitanga. Murabizi abaganga kwa muganga baba bamonitoringira muri bya byuma bya life monitoring, byandi biba bibipinga. So hari igihe sorry, umuntu akirimo akantu k'ubuzima cyangwa umutima utera, murabizi haza akarongo gatambitse kakaza kugera nko hirya kumera kakazamuka. Bashobora kuvuga rero ko umuntu yapfuye babonye kitambitse akazamo na bipe ivuga sound itavaho, ariko nabyo bajya babigarura bakaba n'abaganga bari babitse umuntu, ariko nyuma bikaza kugaragara ko agaruka, kuko urupfu ni mysteri tudasobanukiwe, Imana yonyine niyibizi. Gusa igihari nkeka ko twajya twitonda mu makuru dutangaza, kuko nkanjye personally inkuru yari yambabaje. Nde kumugize muzima ndapfuye my friend. Ntabwo bavuze ko atarapfa, aracyari muzima. None se mvuge ngo yapfuye umuntu ugiye ntabwo aragerayo, dore ngo Aphrodite agiye kugerayo. Ahangaha twamaze turacyari muri dilema. Turacyari muri dilema of course. Niyo mpamvu twakishimira ko umuntu twakuvuga ko ari muzima kuruta kumubi. Ndakeka ari guverinoma izamurikira ko ntabwo yari aha, ntabwo yari umuntu witwa Ndikumana Pierre asanzwe w'umunyarwanda, yari umuntu ari ku rwego rukomeye rwo mu gihugu. A partir du moment rero ni la famille ni le gouvernement rwandais atanumwe arasora communiqué de décès y'annonce le décès de monsieur Mukurarinda. Ndabasavye tugabanye speculation, tugabanye kwibwira. Urakoze cyane, reka twumve muganga kuko ngira ngo ntabwo ngiyewe nanze gukonfirminga, nigeze konfirma. Reka dukomeze. Merci beaucoup. Magezi urahari? Marufu urahari? Magezi namanuke. Marufu uzamutse urahari, wowe usa nkuri muri studio. Fungura nani yawe mic yawe. Manuka. Naje. Okay, fatiraho. Wowe niki tuzaniye? Ndinda uhita ukurikira. Twagiye. Ikintu nzanye none anga ndi kumva. Nuko Mukurarinda akiriho. Ushingiye kuki? Nshingiye ku byo abaganga bari kutubwira ko muganga wavuganye nawe. Umuganga uri Faisal amaze kuvugana n'abana nimero ziwe mukamubaza. Wowe urinde ukora iki? Ndi Janvier, ndi umunyamakuru wa radio Huguka. Okay, komeza. Tubwiye ko akiri guhumeka, twakirinda gutangaza ko yaba yapfuye, ahubwo akambwira ko abantu bari gutangaza ko yapfuye atazi ahantu bari kubikora, kuko ntago bigeze bababaza niba yapfuye cyangwa akiriho. Yego. Gusa byo ngo yigeze kubura kuvuga umutima urahagarara. Ariko kuri ubu babonye ko umutima wongeye gutera. Ibyo rero byo kuvuga ko umuntu yapfuye ko tuba tubiretse. Aho urakoze, reka twumve Aphrodite uraho? Wabonetse? Wiriwe neza. Wiriweho tena? Yego. Tukanje kuvuga ibintu byari byose turi kwibonera. Ibyo twabonye. Yego. Mumbabarire kuri. Uretse gato egera telefone yawe. Ugize muki? Nubwo n'ubuvuganya amaganya ariko ushobora kuvuga rukanye inkuru nziza. Yego. Komeza muri ku bitaro Faisal. Muga. Aramuke barakoze kumfasha. Ndakumva. Sasa byavuzwe byarangiye. Basaje amasengesho. Usaje amasengesho ushatse kuvuga iki? Ibi byatambutse byose ifajyari. Mukurarinda ni muzima. Ni muzima. Mukurarinda uvuye ku bitaro, umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda. Mukurarinda arakomeza nuko abazima. Ni muzima, ntabwo ameze neza ariko ni muzima, ngiye nganiye n'umudamu we duhagararanye. Yego.
igihe ikinyamakuru cy'igihe Inyarwanda n'ibindi binyamakuru byose inkuru batangaje abanyamakuru bizera inkuru batangaje ni igihuha biri kubeshya. uvuye ku bitaro umuvugizi wa guverinoma ni muzima Niho mpagaze ngo tuvugane. amakuru waduhaye mbere ubihamya yari ikinyoma Ibyo byose byatambutse. muretse gato tugende gake amakuru Sina Gerard yaguhaye ntabwo yari ukuri Godfather. Godfather kandi wumve. abe bityo Bituvugana. Sibyo. yego Uri utageze ku kintu. mhm Cyumvisha gutyo. Cyakira gutyo. ucyakira uko Yego. Bino saa turi kuvugana. Ngende kwa muganga. Naniye. N'umudamu we hari n'abandi bantu yewe bari hanze. Sibyo. ndakumva Ubwo dutegereje icyo Nyagasani ashaka kuza gukora. Ariko bibagiye yego kimeze neza. Kuko nk'uko mu yandi magambo ijambo rest in peace rivanwe ku mbuga nkoranyambaga mu kurayinda ni muzima ahubwo riveho byihuse. igihe murumva ko mugomba kugenda mugasiba ibyo mwanditse n'Inyarwanda kandi mugasaba abanyarwanda imbabazi Kuko kwino saa nabo ubwabo umudamu we rwose afite umutima utuje. Afite umutima Yego. utuje pe. Urumva? Uretse ko ntabwo atari kota cyangwa ngo mufotore n'ibiki. Ako tuvuga gusohoka ku bitaro Faisal. ndi kukumva unavuganye n'umuganga numva Urumva anyeretse aho ndi buce ndahaciye njyayo namusezeye ako konyereka ndi bucamo. yego Ibyo rero byavuzwe tegeka Nyagasani ari bukore gusa ariko ntabwo ameze neza. ntabwo ameze neza ntabwo kuba atameze neza nuko bagiye muri morgue ni ibintu bitandukanye niba mukuru arinda uvuye Faisal akiri mu mwuka w'abazima cyangwa akiri mu by'ubuzima kubaho ibyo birabaye ijana ku ijana niyo mpamvu musabye muri mwese kuko muri aho ngaho dukora icyo bita amasengesho dusengere uyu muvandimwe. Ibyuma arimo by'abazungu mwarimu w'urwego ndagushimiye cyane kandi urakoze cyane gufasha platform ya Godfather kugira ngo wemere muri iri joro mu gicuku mu ruturuturu ugafata imodoka yawe ugasiga umuryango ukajya kutuzanira ukuri sohotse iyo tuvugane munyuze kuri hano hose ya hoteli bahita ni ya hoteli umuntu wagiye kugera impande yo kwa Musaderi w'Amerika. urakoze cyane rero abari bukuru kuri no space wari wese witeraniyeho yumva inkuru itari yego ndagushimiye bwana Aphrodite thank you so much rero urumva ibintu nakasa mutwe so nababwiye igihe ntimunyikome Inyarwanda ntimunyikome ibinyamakuru byose ntimunyikome kuba naje nkabifatira ku gahanga njyewe ndababwiza ukuri aya makuru yangezeho saa 8 nibwo bambikiye uyu mugabo ndaruca ndarumira kuko ni kenshi bambikira abantu kandi nkaza gusanga bariho nasomye nca ari ukuntu usoma inkuru ukagenda ukajya ku ntangiro yayo bizakwereka igihe iyo gifite amakuru ya nyacyo kirandika ikaramu igashyira bagafata indi iyo amakuru batayahagazeho bandika ikinyamakuru kimeze nka stati ya WhatsApp bandika inkuru imeze nka stati ya WhatsApp ku buryo wibaza iyi nkuru iratangiye irarangiye cyangwa nibwo itangiye bikakuyobera so ntabwo yesa ndakumva so Imana imbabarire nabarangaranye yego umuvugizi wa guverinoma yari yambwiye saa 5:29 yego kuko namwandikiye mpagaze ahantu ku muhanda hari ahantu bari baduhagaritseho gato mubaza
iby'iyi nkuru yego noneho atinda kunsubiza ngira ngo ubwo ntahari ariko yari yansubije kare pe nabaye mu kintu agombye kuba nabahaye inkuru ya nyayo yambwiye ati Alain ari muri koma ari kuri ventilator umunsi wose yayibiriweho yego ntabwo biratangazwa ku mugaragaro ko yapfuye abadogiteri ntabwo barabitangaza ku mugaragaro yego urumva ariko ntiyavugaga ko yapfuye yavugaga ati suddenly Alain has been in a coma and on the ventilator all day not officially pronounced dead by the doctors niko tabitubwiye batigari munyihanganire nta kundi ariko urabona ko n'umuryango wabo wari wahawe amakuru atariyo urongera uhabwa y'ukuri so ibinyamakuru wenda ibuye twari bitera kudahaguruka ngo bajyeyo nk'uwo mugenzi wacu uvuyeyo ntabwo uribuze kuvugira ibinyamakuru ikinyamakuru ni kimwe ntabwo bivugira ikinyamakuru ni kimwe ni gozi fada niba hano dushobora kubona abavolontere hari abakozi bahemberwa ku gihe Faisal bivuye ihangane gatoya Freddy bivuye reka mbabwire ukuri iyi nkuru wenda biza kuvuga ko ari inkuru yo mu kindi gihugu aho birumvikana Faisal igihe bakorera he Inyarwanda bakorera he ibi binyamakuru byose bikorera he aba banyamakuru bose bakorera he kogo difata nibwo tamasimbi ntafite ikarita y'akazi ko bashije kubona umuntu unyarukira Faisal akagera akadoreza amakuru y'imvaho ibi binyamakuru bindi harabura iki ku buryo kuva kujya Faisal kuva Faisal bakaba bashobora no kubona n'impapuro cyangwa bakabona amagambo y'umuganga wari umuri ko byatwara iminota ingahe ibingibi ntabwo ibinyamakuru vuga Godfather babwire kabisa kandi ukumvugiramo niba babwire rwose ndavuga ndetse kandi ukumvugiramo nashoje thank you Oswaki niba dushobora gukora space mu gihe kitageze ku isaha imwe tukaba tumaze kumenya amakuru ya nyayo ikinyamakuru kimaze imyaka n'imyaka bibananiza iki kugira ngo batangaze inkuru iri confirmed ntabwo tumugize muzima kuko n'amakuru ndi kwakira hano baravuga ko ameze nabi adashobora no kweguka ariko ibyo ngibyo ni indi nkuru mugende murebe ibinyamakuru byose byanditse ukweri times murabo so ibi bintu by'ibinyamakuru gutanguranwa inkuru no kwandika byihuse gutya ibingibi ntabwo ari byo mubeshya abaturage mubahereza amakuru atariyo ejo bundi imvaho sinzanwe toraguye amakuru muri Aduyi ihita itangaza ko Omega ari kumpaka bagiye kumugurana bitewe n'ifoto iyo video nimuza kwitegereza ni video yarashyize kuri Twitter dusigaye turi reference y'amakuru yandikwa mu binyamakuru turababeshya ejo bundi nashizeho video hano ndandika ngo wari kare ni video zakozwe kera cyane mu mwaka washize abantu hano baraza inkuru ibinyamakuru breaking news indege z'ababirigi ababirigi ngize indege z'ababirigi muri wari kare tuzizera abandi tureke abandi so igihe n'ibindi binyamakuru turabasaba ibi ndabikabishuninga ibi binyamakuru hano dufite ikinyamakuru The New Times Deputy Governor Speaker Person Mukurarinda pass on ubwo The New Times muratubwira no mwavanye social information y'amakuru hano igihe ari Mukurarinda wari umuvugizi wungirije wa guverinoma yitabye Imana igihe mwataye igihe cyataye igihe ibingibi ni kama kawaida byo ntagoza kwisubiraho ndabizi nta nicyo mwenda kuntwara uretse kubabwiza ukuri ibi biteshe mon you none ni gute niba mutinyuka gutangaza inkuru y'umuvugizi wa guverinoma mugatangaza ko yapfuye kandi agihumeka umwuka w'abazima munakirita impamo mwirukana abanyamakuru muzana abandi banyamakuru nta banyamakuru mufite ibi birababaje so ndatekereza ko nta n'ikindi ubwo ngubwo dutegereze reka dusabe ko dusabe Mukurarinda Imana ikomeze kumworohereza inamukomeza abeho
ariko aramutse yegutse akabaho ntimwagira mwa binyamakuru mwe nzajya bakubita intosho mu mutwe buri munsi kuko nanjye muzambika mutanzi nicyo gisigaje musigaje kumbika mutanzi kuko ibingibi biratangaje ni musenge mwa binyamakuru mwe musenge. Aphrodis hari ikintu ugiye kongeraho? ibyo ngiye kuvuga abantu bari hariya bagiye gufata mu mugongo umuvandimwe yego hari abandi bahazi simvuganye nabo bose ngiye kuvuganye n'umuntu uri kure cyane Aphrodis ntabwo nkumva. ndi mu muhanda ariko munyihanganire. Yego aho ndakumva. Nakubwiye abantu baje hariya masanze abantu bamwe basinziriye bari imbere y'umuryango kwinjira n'ibyemewe ntibishoboka kubera respect z'umuntu hari amakuru batatanga arambuye ariko nyakuri nashakaga namwe gusa ambwira ngo ni muzima noneho ko mbwiye n'umudamu we ukibona ndera n'umudamu yampaye telefone nambaye nayo ndayifite ntabwo nayifite. Yego arambwira inkunga yose nyarubuga nta n'indi hari ubufasha runaka twashobora gutanga twamutanga yinyoherereze. Yego uze kunyohereza iyo nimero. urumva ari hagati aho ngaho twese ku ma status bamwe na bamwe bagiye bashyira ku ma status ibintu byabishwe kandi ntabwo twabitoraguye gutya. Yego kwibaza nk'igihe gikorera mu mujyi wa Kigali bakomeye zose zikora mu mujyi wa Kigali ufata moto akajya akajya Faisal cyangwa nk'uko uvuyeyo icyo atabikoze ngo ajyeyo so mbore ibyo navugaga ndavuze nabo mbikuye ku bandi bantu babeshywe. Yego nk'uko n'abandi bose mwumva ko mwabeshywe ariko mwabeshywe ikintu cyo kuza ndashimira Imana impaye kuba navuga natse imodoka muri iyi saha ngiyeyo urumva ni ikibazo ndagushimiye Aphrodis kandi urakoze cyane kudushyiraho umucyo no kujya Faisal ukanzanira aya makuru. Ndagushimiye cyane urakoze cyane. buri wese bifatireho muribuka rimwe babika izi apisi yapfuye kandi ujya kumva bashobora babeshya ugenda hari n'ibyo byose rero bajya kuvuga umuntu bamugezeho ntageze gute ugiye gukirikwa mu gihugu twari ibintu byose bikirishwa so iyo ngiyo urukuru nk'uriya numara kugera mu rugo Aphrodis gera mu rugo kuko tukumva pe tuvuga nabi cyane gera mu rugo tukwakira mu muhanda hato ni majyana twavugisha batandukanye. Okay banyarwandakazi ubu uko bimeze ubwo ariko se Faisal nabo Faisal kugerayo kavanye n'ubuzima Faisal ntibagira abavugizi ku buryo amasaha batashyiraho clearance bakora clearing. Reka bashimire gahunda nuko tuvuye Faisal murumvishe mukura yenda ni muzima abantu mwese mumaze kumubika mugere muvana izo kasiya muvane uwo mwanda igihe inkuru bayisibye ndatekereza n'ibindi binyamakuru byose mu New Times basibye Inyarwanda bahinduye The Crown ibinyamakuru byose byahinduye ni mugende muhindure ariko bahinduye space ifunguwe akasa mutwe mugire ijoro ryiza abandi muze muri bizi message ngize message nagiye nandikira waza turi duchallenge ngiye inkuru zageze mu miryango zose ngiye kuzimanika aha erega n'amafoto bayampaye nge navuganaga n'umuntu wo muri Faisal direct umurwaza muzi ko yampaye nimero ye yampaye n'amafoto mfite na video ni muze murebe ntabwo nabishira aha ngaha ntabwo nagombaga kubikora ariko byari byoroshye turi mu isi yiruka ifite umuvuduko ku buryo kumenya amakuru ari ibintu byoroshye especially ku muntu nk'uyu ntabwo ari ibintu bigoye
video ndazifite, amafoto ndayafite, ngiyewe nkimara kubona atari muri morgue, nkabona umuntu ari ku gitanda arimo bomboni, umuntu amuhagaze hejuru, umuntu aranyeganyega, niyo mpamvu naje gucalenjinga inkuru ntabwo nahubutse. Nimuze kuri TikTok